ndacyategereje umugisha wawe. turashima Imana yongeye kutubonera uburyo n'umwanya mwiza twese ukongera guhurira kuri iki gicaniro Imana yaduhaye kugira ngo turusheho kuyegera, turusheho gusabana nayo, ndetse natwe twenyine ubwacu tugasabana mu ijambo, mu ndirimbo, mu mashimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Turakomeje inyigisho zacu z'ejo zivuga ku bitambo binezeza Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye kuko kugira neza no kugira ubuntu ngo ntitukabyibagirwe, ngo kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi turakomeza kuri iryo jambo tuvuga ku ituro ry'impuhwe rinezeza Imana, ituro ryo kugira neza, iyo dukomeza kuvuga. Ahari wavuga uti Dawidi nk'uko yavuze hariya muri Zaburi ya 51:19 ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima ushenjaguwe. Wowe ukaba uvuga ibindi bitajanye n'umutima. Oya, ntabwo ari byo. Natwe ni wa mutima turimo kuvuga. Umutima Dawidi yavuze umenetse, ushenjaguwe, tutandukanye n'uwo tuvuga. Natwe turimo turavuga wa mutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, umutima wuzuye ubuntu n'imbabazi, umutima ushenjagujwe n'ibibazo by'abapfakazi, ibibazo by'imfubyi, ibibazo by'abasuhuke, ibibazo by'imfungwa, ibibazo by'abakene n'abandi bose batishoboye. Nagira rero ngo tuganire umwanya mutoya cyane utarenze iminota 15 kuko ntekereza kugira ngo tuje mu wundi mwanya mwiza w'ivugabutumwa ry'ibikorwa twese tuza guhuriramo cyangwa twese tuza kugiramo uruhare. Tudatinze rero reka dusome ibyanditswe. Turasoma ibyanditswe 2. Hanyuma nta nubwo ntekereza kuko tuza kubisobanura, ahubwo nyuma yo gusoma ibyo byanditswe, ahubwo aho gusobanura hari ibibazo tuza kwibazamo, kandi ibisubizo biri muri twe. Cyanditswe cya mbere dusoma kiri muri Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 22. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22. Haravuga ngo ariko rero muje mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ndakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, ngo uwo mwanya ahita yibagirwa uko asa. Reka naho dusome muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa 34. Nuko ari ugutinya umwanya, ariko twari gusoma harehare kuri icyo gice cya 25. Turahera ku murongo wa 34, ariko titiri iravuga ngo gucirwaho iteka. Uko nayivuze kuko ndafata umwanya munini wo gusobanura, ahubwo niturangiza gusoma turaza kwibaza ibibazo, kandi ibisubizo byabyo biturimo. Buri muntu wese arabaza umutima we, kandi umutima we uramusubiza utamushutse. Yego. Umurongo wa 34 kuri icyo gice cya 25 muri Matayo haravuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 35. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyonywa, nari umushitsi murancumbikira. 36. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati
aha hantu niho cyane nshaka kuko duca akarongo igisubizo umwami yesu yabasubije umunsi w'amateka umunsi wo kuduciraho urubanza umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari inyuma y'abandi ari nje mwabikoreye hanyuma kuri 41 haje ibindi bitandukanye andi magambo atandukanye rwose ahabanye n'ayo twari tuvuga hanyuma ngo azabwira n'abari ibumoso ati nimuve aho ndi mwabivume mwe muje mu muriro w'iteka wategurijwe umwanzi n'abamarayika be kuko nari nshonje ntimumfungurire nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa nari umushitsi ntimwancumbikira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura sinkomeza gusoma cyane kuko nyuma ngo bazamubaza nabo mu ncamake ndarizi kuhasoma ngo bazamubaza ngo ese ngo ibyo twabikoze ryari twakubonye ryari urwaye ntitwagusura twakubonye ryari ushonje ntitwakugaburira twakubonye ryari wambaye ubusa ntitwakwambika ngo azabasubiza ikinyuranyo cya bya bindi twabonye bwa mbere ngo azavuga ngo ubwo mutabikoreye barya bantu boroheje ku bandi ngo mutabikoreye yesu atubabarire cyane amen nkuko nabasezeranye ko ndafata umwanya wo gusobanura iki cyanditswe twasomye ibyanditswe byombi dusomye ahubwo nagira ngo twibaze ibibazo bike dusanze muri bino byanditswe bene data nagira ngo twibaze kuri iri jambo umwami yesu yadusigiye ese mubona tujya turikiranukaho neza uko bikwiriye kuko dufite imfubyi nyinshi abapfakazi bakiri bato benshi imfungwa nyinshi zizira akarengane twese tuzi iyo turya tukanywa tukambara tukareka amafaranga ku makonte tukubaka amazu meza ni byiza rwose ndakumva ko ari bibi mu gihe biba bimeze bitya ntitwite kuri bano bantu muzamubona kuko murabona kuko ibyo bintu tubikiranutseho ndimo ndakubaza nanjye nibaza hanyuma rero umutima wanje uransubiza uko nteye nawe umutima wawe ugusubize uko uje ubigenza ese tuza twibuka ko tuzava muri ino si kuko titire yari yanzu yavuze ngo ni umunsi w'amateka gucirwaho iteka kuko nyuma y'ubuzima turimo imana twizeye kandi twemeye tuzi ko nyuma y'ubuzima tuzi ko umwami Yesu azagaruka kutujyana kuko Yesu yadusezeranyije kuko agiye kudutegurira aho tuzaba hanyuma rero ngo umunsi amanukanye n'abamarayika be kujyana itorero rye icyo gihe rero nidushika ngo hazaba urubanza imbere y'intebe y'Imana igihe cy'urubanza rero ngo nicyo gihe azashyira abantu mu matsinda abiri atandukanye abakoze neza abashyire iburyo bwe ababwire amagambo twasomye meza yo kubashimira ababwira ngo nimuze mwinjire mu bugingo bw'iteka kuko ngo mwakoze neza nari nshonje mwarangaburiye nari mfite inyota mu icyo kunywa nari umushitsi murancumbikira ariya magambo yose ndarize kuyasubizamo ngo nicyo gihe bazamubaza ngo twabikoze ryari bazabasubiza ngo ubwo mwabikoreye barya boroheje ku bandi ngo niki mwabikorera hanyuma rero barya nabo batabikoze nabo ngo yabashyize mu ruhande rw'ibumoso nibo azabwira ngo nibamuve imbere ngo kuko ari inkozi z'ibibi hanyuma aho kuja mu buzima bw'iteka nabo bazaja mu mubabaro w'iteka mu muriro w'iteka ryose aya magambo twasomye namwe mu mizani umwami Yesu umucamanza utabera azadupimiraho kugira ngo arebe ko dukwiriye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru umunezero w'iteka cyangwa se dukwiriye gucirwaho iteka tukarimbuka ariko turashima Imana kuko tutari muri abo kurimbuka ahubwo turi mu bo Yesu azashyira iburyo bwe bakaragwa ubugingo buhoraho bwaba bateganyirijwe kuva mu kuremwa kw'isi bene data harageze ko tuva mu bukristo bw'amagambo ubukristo bwa teori ahubwo tukagira ubukristo burangwa n'ibikorwa tukera imbuto nziza zikwiriye abakristo
hariya twasomye muri Yakobo hatubwiye ngo muje mukora iby'iryo jambo atari ugufa kuryumva gusa mwishuka. yego Icyo dusabwa n'iri jambo ni iki? Ni ugushyira mu bikorwa aya magambo y'Imana idusaba gukora. Kuko nitugera mu ijuru Imana ntizatubaza ibyo yadukoreye, oya, ahubwo Imana izatubaza ibyo twebwe twayikoreye. yego Kandi aha twasomye muri Matayo umwami Yesu yavuze gukorera Imana uko ariko. Yaravuze ngo iyo dufashije barya abantu boroheje bari inyuma y'abandi, imfubyi, abapfakazi, abashonji, abarwayi, imfungwa, abakene, ngo barya bari inyuma y'abandi, iyo tubafashije ngo tuba dukoreye Imana, amen tuba dukoze imirimo myiza Imana yishimira, tuba dutanze ibitambo byiza bishimisha Imana, amen tuba dutanze ituro ryiza rinezeza Imana. Iryo ni ryo turo ryiza rinezeza Imana. Kuko iyo ukoze imirimo y'impuhwe, imirimo y'urukundo, imirimo yo kugira neza imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abatishoboye, abarwayi n'imfungwa, uba ukoreye Imana rwose kandi iryo turo riranezeza. Njya kurangiza hari ijambo nasomye muri Yobu numva riransinze kandi rintera ubwoba. Nagira ngo ndisome, ni rigufi cyane, hanyuma nawe uryipimeho, nawe uryigere nk'uko nanjye naryigezeho. Hanyuma rero numara kuryigeraho nanone igisubizo urakiha wenyine. Yobu yaravuze hariya muri ku gice cya 29 no ku murongo wa 12, Yobu yaravuze ngo nakizaga umukene utaka n'imfubyi itagira gifasha, ngo n'uwendaga gupfa wese yansabiraga umugisha. Amaze avuga ijambo rikomeye aha tugiye kurangirizaho. Aravuga ngo kandi ngatuma umutima w'umupfakazi ururimbishwa no kunezerwa. amen Mwene data, ndakubaza nanjye nibaza, ese hari umutima w'umupfakazi waba uzunezerwa n'ubufasha bwawe? Hari umutima w'umupfakazi waba uzunezezwa n'ubufasha bwanje? Abapfakazi bari baturanye na Yobu baririmbishwaga ndetse bakanezezwa n'ubufasha Yobu yabahaga. Rero nagira ngo twese twigere kuri iri jambo, hanyuma twibaze ngo ese ni iki twakora kugira ngo duhoze amarira y'imfubyi n'abapfakazi twasigiwe. Birashoboka kuko hari icyo twakora. yego Turamutse duhuje ubushobozi bwacu, turamutse tugize umutima umenetse, turamutse dutahuye neza ko ibyo dutunze twabihawe n'Imana, kandi turamutse dusobanukiwe kuko ntacyo twazanye mu isi kandi kuko ntacyo tuzabasha kwivanamo, yego no ntibyatunanira gufasha bariya bapfakazi, ntibyatunanira gufasha ziriya mfubyi twasigiwe, ntibyatunanira gusura imfungwa, ntibyatunanira gusura bariya bantu badafite icyo barya n'icyo banywa. Yesu yaravuze ngo si umuntu wese umbwira ngo mwami mwami uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, yego ngo ahubwo nukora ubushake bwa data. Kandi bimwe mu byo data wa twese ashaka ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. yego Uko Yakobo yaravuze hariya kuri 1:27, ndetse na Yesaya nawe yarongera arabivuga kuri 50, igice cya 58, baravuga ngo idini ryiza ritunganye imbere y'Imana ngo ni rusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Kuko rero ibyo data dushakaho ni ugusura imfubyi n'abapfakazi n'abarwayi n'imfungwa n'abatishoboye, tukabasura mu mibabaro yabo tukagira icyo dukora. Rero mu kurangiza nagira ngo dukore umwitozo mwiza, umwitozo wo gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, nk'uko Yakobo yatugiriye inama hariya twasomye. Muje mukora iby'iryo jambo atari ugufa kuryumva gusa mwishuka. yego no kuri Rero kugira ngo dukore umwitozo neza, ngiye gutanga umwanya kuri buri muntu wese wumva ko yatsinzwe n'ijambo ry'Imana